Bavandimwe dusangiye kwizera muri Yesu Kristo, ndabashuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro aturuka kuri we abane namwe mwese. Muri aya materaniro tumazemo iminsi turashima Imana cyane ko ikomeje kubana natwe, kandi twizere ko umuntu wese watanze igihe cye kugira ngo yakurikirane atazahomberwa na gato. Uyu munsi dukomereje mu cyigisho cy'ubuzima, aho twigiramo ibyo kwitungira amagara mazima. Icyigisho dufite rero uyu munsi gifite umutwe ugira uti ku meza y'i Babuloni. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Muhire Théobald. Reka ducire bugufi Imana yacu maze tuyake umugisha. Uhoraho Mana yacu, uri Imana ikomeye, ifite ubutware kandi ifite ubushobozi bwo kuturindira muri iyi si yamaze kwangirika bikabije kuruta igihugu cy'i Babuloni, aho abanyagano ba Isirayeli bari barajyanywe. Mana rero, kubw'ibyo turi ahantu handuye, turahumeka umwuka wanduye, turya ibyo kurya byanduye maze bikadutera natwe kwandura. Ariko Mana yacu, turakwinginze, uko wagotesheje imbaraga zawe zikomeye abasore batatu i Babuloni maze bakagambirira mu mitima yabo kutiyanduza, dufashe natwe udukure mu bibi byacu, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Bavandimwe nkunda, nongeye kubaha ikaze muri iki cyigisho cy'ubuzima ku meza i Babuloni. Reka twihute turebe mu buhanuzi bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma Matayo ibice 24 umurongo wa 37 kugeza wa 38 nk'isomo ry'urufunguzo ry'iki cyigisho. Yesu yarahanuye ati, Matayo ibice 24 umurongo wa 37 kugeza wa 38. Uko mu minsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Noneho isomo rya kabiri reka turirebe hano mu rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 11. Rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 11, aho avuga ati, bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Twongere dushima Imana ko ibonye ko ari byiza ko tuganira byimbitse cyane ku bijyanye n'imigirire yacu mu byo turya, kuko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Kuzirikana no kwita ku byo turya ni ingenzi cyane, kuko iyo usomye amagambo yanditswe mu gitabo Imibereho Yejejwe ugasoma mu gice cya 3, hari amagambo atangaje yanditse agira ati, he kugira umuntu wese wiringira Imana ukwiriye kwirengagiza ubuzima bw'umubiri, maze ngo yibeshye ko kutirinda mu mirire atari icyaha, kandi ko bitabasha kugira ingaruka mu mibereho ye mu bya mwuka. Maze baranaduhamiriza cyane ku magambo akurikiraho ati, hari isano ya bugufi cyane hagati y'iby'umubiri n'imibereho yo guhitamo ikibi n'icyiza. Aya ni amagambo akomeye. Hari isano ya bugufi cyane hagati y'iby'umubiri n'imibereho yo guhitamo ikibi n'icyiza. Niyo mpamvu bene data, nizere ko uwumva wese iki cyigisho ari bugikunde cyane, kandi bikagaragazwa no guhindura ibitagendaga neza ku mirire yacu. Imana idufashe cyane. None se mwebwe uko muri kubyumva, ibi bintu murabona ko byoroshye?
ibyo dukunda kurya ngo bigira uruhare mu mahitamo yacu y'icyiza cyangwa ikibi? Sinzi niba mwari mwabyumvise neza. Ibyo turya bigira uruhare mu mahitamo yacu y'icyiza cyangwa ikibi. Ubwo rero bishatse no kuvuga ko hari ibyo kurya ushobora gufata cyangwa ibyo kurya ushobora kwimenyereza bikazagira ingaruka mu gakiza kawe cyangwa mu kurimbuka kwawe. Ibi biratangaje mu by'ukuri. Mu yandi magambo, ubwo nanone twavuga ko hari abantu benshi bashobora guhabwa umucyo mwinshi cyangwa bakaba bakwiga byinshi ku bijyanye n'agakiza, ariko ikigeragezo cyaza bya bintu babwiwe cyangwa bize, ibyo bigishije cyangwa basomewe, ntibigire icyo bibafasha mu guhitamo neza, nyamara bafite amakuru. Bitewe n'iki? Kubera indyo bimenyereje. Ese siko tumaze kubibona? Niko tumaze kubisoma hariya mu gitabo cy'imibereho yejejwe. Mu kanya gato tugiye kubona bimwe mu bintu abana b'Imana bashobora gukomeza gukoresha cyangwa se barya, maze mu gihe baba batabihagaritse bikazabaherekeza mu rugendo rwabo rwo kurimbuka. Reka tunyarukire gato i Babuloni, hanyuma turagaruka mu kanya. Aha i Babuloni hari ameza hateguye ariho ibyo kurya bitandukanye. Ariko reka murebe mu myumvire y'abari abanyamahanga ukuntu nabo bari bafite ubuhanga cyane, basobanukiwe n'uko ibyo umuntu arya bigira ingaruka mu mitekerereze ye. Iki nicyo cyateye umwami gutanga itegeko tubona muri Daniyeli igice cya 1 umurongo wa 5, aho yavuze ati: nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami, n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Bari bagiye kwiga, bari bagiye mu ishuri. Noneho umwami yari azi ko ibyo kurya bifite ingaruka ku bwenge. Rero iki ni igihamya kitugaragariza isano iri hagati y'ibyo turya n'ubwenge bwacu. Ntabwo turi bwite cyane ku by'uriya mwami, kuko nubwo iki cyari ukuri, ariko uburyo noneho babikoraga ibyo baryaga, ese byatangaga ubwenge mu by'ukuri? Ibi birumvikana kuko Bibiliya ibigaragaza neza, kuko igihe ibizami byari bikozwe niho hagaragajwe cyangwa se hagaragaye indyo nyakuri itanga ubwenge. Ariko ibyo ntabwo tubyinjiramo cyane, reka dukomeze. Bavandimwe, muri iyi minsi tugezemo, iyo ubisuzumye neza usanga nanone hari ukwibeshya nk'uko kwigeze kubaho i Babuloni. Ukuhe? Ni ukwibeshya kugaragara ndetse na n'uyu munsi, aho ameza y'ab'iyi si bategeka iyi si y'umwijima bongeye nanone kuyategurira abana b'Imana, kandi mu buryo busa neza nk'ubw'i Babuloni. Nubwo bimwe bigiye bifite imiterere itandukanye, ariko byose intego ni imwe: ni ukwanduza urusengero rw'Imana. Ntabwo ndi buvuge uburyo neza y'ameza ari gutegurwa, ariko Imana iha ubwenge buri wese, kuko hari ibyagaragaye, hari ibiri kugaragara, hari n'ibikomeje kuza bishyizwe ku meza kandi aturuka i Babuloni. Kandi igitangaje, nk'uko umwami w'i Babuloni yabikoraga avuga ko yifuriza Abaheburayo kugira amagara mazima n'ubwenge, bisa neza n'umugambi uvugwa mu biri gukorwa na n'uyu munsi: kugira ubuzima bwiza, kugira imbaraga, kugira ubwenge. Ngibyo iby'abami bo mu iyi si, ngaya amagambo aherekeza ibikorwa byabo n'ibyo bashyira ku meza cyangwa se mu mibiri y'abantu, byose berekezwa n'ayo magambo n'ubundi, cyangwa se icyo cyifuzo kigaragara ku munwa w'umwami w'i Babuloni. Ese bana b'Imana, muzakomeza kugambirira nka Daniyeli mu mitima yanyu ngo mutiyanduza? Imana itabara ubwoko bwayo. Mureke twongere turambure Bibiliya zacu noneho, maze dusome mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Roma. Usomye mu gice cya 11, turahera ku murongo wa 8 kugeza uwa 10. Umurongo wa 8 utangira ugira uti: nk'uko byanditswe ngo, Imana yabahaye umutima wo guhunikira, n'amaso atabona, n'amatwi atumva,
uko niko bikimeze na bugingo n'ubu. Umurongo wa 9. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababere nk'umutego n'ikigoyi n'igisitaza n'ingaruka mbi. Ameza yabo ababere nk'umutego. Turi bugaruke kuri uyu murongo cyane. Umurongo wa 10. Amaso yabo ahumwe be kureba, kandi agumye kubahita umugongo iminsi yose. Mbega isomo hano, mbega isomo ritangaje. Umutego w'abana b'Imana uri hehe? Ku meza. Uyu mutego bwa mbere tubona aho watezwe. Bwa mbere aya meza yateguwe mu murima wa Edeni, niho tubona ameza ya mbere y'umutego. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 6 kugeza uwa 7, ahanditse hati, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite, uwo mugore abonye ko ayo meza afite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ay'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge. Hajya twabibonye i Babuloni. Ese na n'uyu munsi ntihagamijwe kuzamura imibereho myiza n'ubwenge? Maze uwo mugore asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Umurongo wa 7 urongera ukadusubiza hariya mu Baroma umurongo wa 10. Byose bimeze kimwe. Amaso yabo ahumwe be kureba. Hano ku murongo wa 7 mu Itangiriro, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Ibi biratangaje cyane. Ibi biratangaje bavandimwe. Ariko mutangiye kumva ko dukwiriye gutinya ameza? Mutangiye kubona ko atari ugupfa kurya? Hari ibiryo bihumisha amaso bavandimwe. Hari ibiryo bihuma umutima. Yiba umwuka w'Imana yaragendeye buri muntu wese uri kumva ijwi ry'uyu munsi, kugira ngo asobanukirwe no gukomera kw'iki cyigisho. Umutego ku meza i Babuloni. Umva mbabwire, keretse tubaye tutakigira umutima nk'uko twabisomye, naho ubundi aya magambo ateye ubwoba. Muri iki cyigisho turi buyoborwe cyane n'igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, duhereye ku ngingo ya 4, ahari umutwe w'amagambo ugira uti, ikibazo cyo kumvira. Ikibazo cyo kumvira. Tugiye gusoma duhereye ku gihamya cya 7. Haranditse hati, ubwo ndavuga muri cya gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya, igihamya cya 7. Imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri, nk'uko ariyo yashyizeho amategeko 10. Ni ukuvuga ngo ku bizi ibintu by'imibare harimo ikimenyetso cyitwa bihwanye. Bihwanye. Nk'uko wavuga ngo 1 uteranyijeho 2 bihwanye na 3. Rero Imana hano iratubwiye ngo amategeko, Imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri, nk'uko bihwanye ariyo yashyizeho amategeko 10. Yandikishije amategeko yayo urutoki rwayo bwite, iyandika kuri buri mutsi. Imana yanditse amategeko 10 ku bisate n'urutoki rwayo bwite. No ku mibiri yacu Imana yanditse kuri buri mutsi, kuri buri mukaya na buri mpano Imana yahaye umuntu, kuko hari byinshi bidasobanukiye ubwenge bwacu. Igihamya cya 9. Kwica amategeko y'ubuzima bwacu bihwanye, bigaragara mu kuri nk'icyaha, nk'uko bimeze ku kwica amategeko 10. Gukora kimwe muri ibyo ni ukwica amategeko y'Imana. Abagomera amategeko y'Imana babikorera mu mibiri yabo, bazaba banabasha no kugomera ya mategeko Imana yatangarije ku musozi Sinayi. Sinzi niba aha hantu humvikanye. Hatugaragariza isano iri hagati y'ameza yacu, aho twicara buri munsi mu gitondo, saa sita na nimugoroba ku babishobora, isano ibyo bifitanye n'ubwonko bwacu cyangwa se n'ubuzima bwe bya mwuka.
abantu bicara bakica amategeko y'Imana bayiciye ku meza cyangwa se mu mibiri yabo, mu myifatire y'iby'umubiri, abo bose ni abakandida cyangwa se bari ku murongo, bari ku musitari wo kwica neza amategeko y'Imana. Igihamya cya 12. Iyo abantu bamwe babwiwe ibyerekeranye n'ibyiza byo kugira ubuzima bwiza, akenshi barakubwira bati turabizi cyane. Ni nk'uwabibaza umudivantiste ukamwigisha ibijyanye n'iby'ubuzima nk'ibyo tugiye kuvuga mu kanya, yakubwira ati ibyo ndabizi cyane, ariko rero byarananiye. Maze igihamya kirakomeza kivuga ngo ntibazirikana ko bazabazwa iby'umucyo wose babonye werekeranye no kwitungira amagara mazima. Mbega ijambo ry'umuteto! Ibyo ndabizi, ndumva nta gishya, ibyo muvuze ni ukuri, nanjye narabisomye, ariko byarananiye. Ibyo ni uguteta ariko uri kumanga. None ni iyihe mpamvu itera ko umuntu abasha kumenya ibintu ariko kubishyira mu bikorwa bikananirana? Iki nicyo kibazo rero tugiye gusuzumira hamwe bavandimwe, kandi tugiye kukibonera igisubizo. Igisubizo cyacyo turagisanga ku gihamya cya 679. Mbibutse ko turi mu gitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya. Igihamya cya 679, aho tugiye kureba igisubizo cy'ikibazo cy'uko abantu baba bazi ibintu nyamara kubishyira mu bikorwa bikananirana. Ni iyihe mpamvu? Ese nta mbarutso? Ese nta kosa riba ryarabaye mbere? Reka turebe igisubizo. Imana ishaka ko abantu bayo bagira imbaraga zo gutekereza ziboneye kandi zigashobora gukora bihagije. Ubwo ni ukuvuga ngo gushyira mu bikorwa ibyo wamenye. Ariko iyo wimenyereje kurya inyama, ntugategereze ko intekerezo zawe zizatanga umusaruro. Ariko twumvise aya magambo, ngiye kongera kuyasubira mu bavandi, reka tuyategere amatwi. Muze kwihangana rero, abo tushobora kuba tugiye kwicira peti muri uno mwanya, mutubabarire. Imana ishaka ko abantu bayo bagira imbaraga zo gutekereza ziboneye kandi zigashobora gukora bihagije. Ariko iyo wimenyereje kurya inyama, ntugategereze ko intekerezo zawe zizatanga umusaruro. Inyandiko irakomeza igira iti ku gihamya cya 680 havuga hati ntibishoboka ko abagize akamenyero ko kurya inyama uko bishakiye bagira ubwonko butekereza neza ngo bagire n'imbaraga z'ubwenge. Ariko mwumvise ibanga ryari muri Daniyeli na ba basore babiri bande bari bari kumwe, bari barasobanukiwe n'iri banga. Umwuka w'Imana yarabasobanuriye, abigisha iby'iki kintu. Ntibishoboka ko abagize akamenyero ko kurya inyama uko bishakiye bagira ubwonko butekereza neza n'imbaraga z'ubwenge. Ese urashaka gutekereza neza muri iki gihe? Urashaka ubwenge kugira ngo usobanukirwe, umenye guhitamo icyiza n'ikibi, kubitandukanya? Uyu munsi Imana irashaka kuduha inama. Igihamya cya 681 gikurikiraho, hariho intege nke, hariho guhondobera bikabije biterwa n'ikibazo cyo kutumva kw'ingingo z'umubiri. Ibyo biterwa n'akamenyero abantu bafite ko guhora barya inyama zikangura ibyifuzo bibi byo mu mibiri. Wumvise umugambi w'inyama? Ni ugukangura ibyifuzo bibi, ntabwo ari ugukangura ibyifuzo byiza. Ese urashaka gukangura cyangwa urashaka gukomeza gukangura no gukarishya ibyifuzo bibi by'umubiri wawe? Nta gisubizo gihari, ni ukurya inyama. Ese urashaka kureka ndetse no kuva no gutsinda ibyifuzo bibi biba mu mibereho yawe? Ni uko wareka inyama. Igihamya gikurikiraho, kurya inyama bizana mu mubiri impinduka zituma umubiri ugira imbaraga za kinyamaswa. Mbega
isi imaze kugira kuba ni se twabivuga ngo iki, abantu benshi bamaze kuba inyamaswa. Ese mutekereza ko ubwicanyi buri kuba biterwa n'iki? Satani afite ibikoresho yateguye kuva kera, abyinjiza mu bantu, arabimenyereza. Ubu ngubu abantu turi gusarura, turi kurya imbuto z'ibyo twabibye biri kwera. Niyo mpamvu nubona abantu badafite ubwoba, bafata imihoro bagatemana, umwana akica nyina, umenye yuko ari ingaruka z'ibyo nyina yamugaburiye. Nubona umwana yica se, umenye ko ari ingaruka z'ibyo ise yamugaburiye. Bavandimwe banjye, dutegere amatwi icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kurya inyama bizana mu mubiri impinduka zituma umubiri ugira imbaraga za kinyamaswa. Ubwo bishatse kuvuga iki? Niba ushaka kuba inyamaswa nta kindi bigusaba ni ukurya inyama. Ese urashaka kuba umukristo w'inyamaswa muvandimwe? Umukristo w'inyamaswa? Igihe ushyize ibyo kurya byawe ku meza nk'inyama, umenye yuko uri umukristo, ariko umukristo w'inyamaswa. Abaramya inyamaswa, uri umukristo w'inyamaswa. Ariko bantu b'Imana, turashaka kwezwa. Niba hari umuntu ugikomeje kwicara kuri aya meza y'inyamaswa, ubu ni iki Imana yamukorera? Ahari reka dusome amagambo ababaje ari mu gitabo cya kabiri cyangwa mu rwa kabiri Petero yanditse mu bice 2 umurongo wa 22, avuga ngo ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku biritsi byayo, kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Mu by'ukuri ntabwo nge nca iteka, ariko ndavuga ukuri nk'uko kuri. Erega tugeze mu manga ikomeye. Imana iri kweza ubwoko bwayo, ariko si ubwoko bwayo bwo buri gukora iki? Ni ukongera kwiyanduza. Imana nidutabare cyane. Ngo ariko iyo wimenyereje kurya inyama, ntugatekereze ko intekerezo zawe zizatanga umusaruro. Mbega ibintu bitangaje. None se niba muri iyi ntambara iheruka ukuri guhanganyemo n'ikinyoma ku mugaragaro, kandi bikaba bidusaba gutekereza cyane kugira ngo tubone uko dufata umwanzuro mwiza, aho niba tukirya inyama twitega ko ibitekerezo byacu bizatanga umusaruro? Hoya ntibishoboka. Ntabwo Imana ibeshya, ntabwo umwuka w'ubuhanuzi ubeshya. Ibyo wavuze ni ukuri. Niba ushaka kutabona umusaruro mwiza, nuko wakomeza inzira waba urimo muri iyi minsi. Ariko niba ushaka umusaruro mwiza, kora icyo Imana yavuze, ukurikize inama z'Imana. Ahari ndatekereza ko kuri nge ko iyi yaba ariyo mpamvu iyo abantu bagejejweho imiburo bihutira gufata umwanzuro batazuyaje, bakavuga bati ibyo nta makuru adafitiwe gihamya, ibyo ni ibihuha, ibyo ni iterabwoba, bakabikubitira hejuru nta gutekereza, nta gusuzuma. Kubera iki? Ibitekerezo byabo ntabwo bibasha kugera ku mwanzuro uhamye, ntabwo bibasha kwitonda. Ni ibitekerezo bihutiraho bya kinyamaswa. Ku babyeyi bacu ba mbere, Adamu na Eva, byasaga nk'aho ari akantu gato gucumura ku itegeko ry'Imana mu gikorwa gito cyane cyo kurya ku giti gifite ibyo kurya byiza kandi by'igikundiro. Mbega ameza, mbega inyama ziri kumwe n'ifiriti, aha simbateramerwe. Ariko ntabwo bitandukanye nuko byari bimeze igihe Eva yari arimo asobanurirwa, amatunda yatangiye kumuhumurira. Ariko icyo gikorwa tuzi neza ko aricyo cyaje kwica umushyikirano wose bari bafitanye n'Imana, kandi ko akantu gato gusa ariko kakururiye imiryango ibibi n'amakuba byaje kuzura iyi si, natwe tukaba tubayeho muri ubu buryo. Ngicyo igikorwa gito cyane, itunda rihumura, ryiza, riryoshye, nyamara rije gutandukanya Imana n'abantu bayo. Imana nidufashe kumva neza. Ikibi cya mbere giteye ubwoba cyinjiye ku isi nicyo kutirinda mu mirire. Mwene data, ndakwinginze uyu munsi uhe
agaciro ibi byigisho turi kwiga. Ahari bishobora kuba ahari we warateye intambwe bikaba bitakureba, ariko nzi neza ko ufitemo umuvandimwe, ushobora kuba ufite umuvandimwe, inshuti zawe zabaswe n'ibi bintu, nyamara kandi abakaba ari abagenzi bitegura kujya mu bwami bwo mu ijuru. Ubabwire ngo imbere yanyu hari umutego. Wabasobanurira ubu butumwa kugira ngo tubashe gusimbuka uyu mutego Satani yateze. Kandi tunibuke ukuntu igihe Imana ya Isirayeli igihe yakuraga ubwoko bwayo muri Egiputa, Imana nyir'ubuntu nyir'imbabazi yabarinze kurya inyama mu buryo bukomeye, ahubwo yabahaga iki? Yabahaga umutsima wavaga mu ijuru, ikabaha amazi twarabibonye y'urubogobogo yaturukaga mu gitare. Bene data, mfite ubwoba bwinshi mu mutima wanjye, ntewe nuko nubwo twese abadivantiste twagize umugisha wo kuba dufite amategeko y'Imana, kandi tukaba tuvuga ko twiteguye kurwana urugamba ruheruka rwo kuyarenganirizwa, ariko mbere y'uko ako kaga gakomeye kagera ku bwoko bw'Imana, ndatinya ko benshi bazaba baramaze gukurwa ku murongo. Umwuka w'ubuhanuzi arabihamya neza. Bitewe n'iki? No kwica itegeko ry'Imana mu byo kwirinda, akantu gato gusa nko kurya inyama. Bavandimwe, inshuti za Kristo, ndinginga kugira ngo twe kumvira iri jambo ry'Imana ubusa, twe kuryumvira ubusa, kugira ngo Imana ubu yaduhaye kino gihe kugira ngo twisuzume kandi tubashe no kuvuga iri jwi rirenga, tugaragaze imikorere n'uburyo bwose bwa Satani, ducukumbure, dutumburure buri kintu cyose, dukure inkomyi mu nzira kugira ngo umwuka w'Imana abone aho anyura atweza. Ariko se n'icyo umwuka w'ubuhanuzi akomeza atubwira ku bijyanye n'imyiteguro yacu? Twese turi mu nzira, Kristo ari hafi kugaruka, ibimenyetso ntawe ubishidikanyaho. Umuhanuzikazi aratubaza ati, cyangwa se aratubwira ati, ni buryo ki abashaka kubonera, gutungana ibi byigisho byacu umugambi, nk'uko abavandimwe bari gukomeza babikora, babivuga igitondo na nimugoroba, ni umugambi wo kwezwa kugira ngo tuba abera. None umuhanuzikazi aratubaza ati, ni buryo ki abashaka kubonera, abashaka gutungana no kubabera, kugira ngo bazabashe kubana n'abamarayika bo mu ijuru, bakomeza gukoresha ibyo kurya bifite ingaruka yo kwangiza imibiri n'ubugingo? Ni buryo ki babasha kwambura ubuzima ibiremwa by'Imana kugira ngo babashe kwishimisha barya inyama? Ngiki kibazo gikomeye cyane. Inama ku mirire, paje ya 332. Umuhanuzi w'Imana arakomeza agira ati, ntabwo niyumvisha ko igihe tukirya inyama twaba duhamanya n'umucyo Imana yashimye kuduha. Mbese abantu bashaka ubutungane, kubonera, kumarwaho imyanda yose kugira ngo babe biteguye kwinjizwa mu miryango y'abamarayika bo mu ijuru, mu miryango, nari nsomye nabi, bitegura kwinjizwa mu miryango y'abamarayika bo mu ijuru, bakomeza kwambura ubuzima ibiremwa by'Imana, bagashimishwa no kurya inyama zabyo? Nkurikije ibyo Uhoraho yanyeretse, iyi migenzereze igomba guhinduka, maze ubwoko bw'Imana bugashyira mu bikorwa gahunda yo kwirinda muri byose. Ese muvandimwe, urinjira muri uyu murongo, umurongo w'abantu bashyize amaboko hejuru bakavuga bati, Mana ndaje nirinde muri byose, mfasha untabare? Maze urukundo rw'Imana rukaza rugakunda abantu kugeza ubwo rwambukiranya rukagera no ku by'Imana yaremye, izo nyamaswa ntizikomeze kumenerwa amaraso? Ngiryo irarika ry'Imana ry'uyu munsi. Benshi mu bihanye by'igice ku kibazo cyo kurya inyama bazagenda batandukana n'ubwoko bw'Imana, ntibazongera kugendana nabo. Paje iriya ya 332. Niba hari amagambo ateye ubwoba, niba hari inkota yigeze kunjomba mu mutima mu bihe byashize haciye igihe kinini, iri jambo. Benshi mu bihanye by'igice ku kibazo cyo kurya inyama bazagenda batandukana n'ubwoko bw'Imana. Mwene data, nta bwoba ufite
kumva ko ushobora gutandukana n'ubwoko bw'Imana ukava mu murongo. Imana nitabare. Mu mirimo yose dukora tugomba kumvira amategeko y'Imana yaduhaye kugira ngo imibereho y'imbaraga zacu z'umubiri n'iza mwuka bibashe gukorera hamwe, kuko bifitanye isano ikomeye. Abantu babasha kugira ishusho yo kubaha Imana, abantu ndetse babasha no kubwiriza ubutumwa bwiza, nyamara bataratunganywa kandi batejejwe, bakavuga ya mategeko 10 gusa, ariko ariya ni 1/2, kuko hari andi mategeko nanone yanditswe n'urutoki rw'Imana. Imana idufashe kumva ibi bintu. Abagabura bagomba kuba, ndavuga ubwo ni ababwiriza, bagomba kuba abirinda mu mirire n'iminywere yabo, bitaba ibyo bakaba bayoba inzira yabo. Mbega bayobozi, mbega babwiriza butumwa, ese ko mwayobye kubera iyi mpamvu maze gusoma? Ntabwo ari njye baciriyeho iteka. Niba muri kuyoba, muri mu nzira yo kuyoba kandi mugahamagara abantu benshi kubakurikira, ese bizasoza bimeze bite? Ibi bikorwa bite? Si uko ibyo muvuga cyangwa mwabwiriza byaba atari ukuri. Reka dukurikirane iki ijambo ry'Imana ritubwira hano, ngo ababwiriza bagomba kuba birinda mu mirire n'iminywere yabo, bitaba ibyo bakaba bayoba inzira yabo, bakayobya abafite ubumuga bwo gucumbagira, ari bo banyantege nke mu kwizera, bakabateshura inzira. Babikora bate? Niba abamamaza ubutumwa bw'ingenzi Imana yatanze, nyamara bakaba, ubwo urumva barabwamamaza ubutumwa bw'abamarayika 3, nibwo babwiriza, bararwanya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ngo ariko nyamara bakaba barwanya ukuri bitewe n'ingeso zabo mbi mu mirire n'iminywere, baba bambura imbaraga ubutumwa batwaye. Kwambura imbaraga ubutumwa batwaye. Niyo mpamvu dutinze muri iyi si, nta kindi kibiteye nuko ubutumwa dutwaye nta mbaraga bufite. Kandi ibyo si ikindi, nuko imibereho yacu, imigirire yacu, imirire yacu iri hasi, ari mibi, ari yayobye. Imana nidukura aho hantu. Niyo mpamvu ijwi ry'Imana rikurarika, mwene data utwaye ubutumwa bw'abamarayika 3. Ese ubwo butumwa bufite imbaraga? Ese butwawe n'ukuhe kuboko? Ni ukuboko kw'iburyo cyangwa se ni ukuboko kutagira imbaraga? Abishimira kurya inyama, kunywa ikawa, kugira umururumba n'uw'ubusambo, babiba imbuto bazasarura, kandi bazasarura umubabaro n'urupfu. Ibyo kurya bibi bijya mu gifu byongerera imbaraga irari rirwanya ubugingo. Murumva ukuntu igifu kibasha kurwanya iby'umwuka, ngo rikongera ibyifuzo bibi bya kinyamaswa. Niyo mpamvu ubugome, niyo mpamvu umujinya, umuntu akarakara no kumuba umuntu yamusobanurira reka amatwi agapfa, twabonye ukuru n'amaso apfa, ngo bahume, ngo bigakuza rero imbaraga za kinyamaswa, bikagabanya imbaraga za mwuka, bigacogoza intekerezo ntizishobore gusobanukirwa ukuri. Si ibyo twavugaga? Aho ukuri gutangwa abantu bakagutera hirya, bati ibyo nta nibihimbano, ibyo n'ubwaka, ibyo nibinyoma. Bitewe n'iki? Kwicara ku meza yabuzanijwe. Ngaho byapfiriye. Si ubusobanuro bwabaye buke, si uko abantu batigishijwe, ahubwo ameza bicaraho niyo mvano y'ikibazo. Turi gucukumbura cyangwa se turi gutumburura ngo tuvane inkomyi mu nzira. Bene data, mwakirira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratwihanangiririza ryeruye ko niba tutaretse ibyifuzo by'umubiri, tureke kamere y'umubiri ihora ihanganye na kamere y'umwuka, byanze bikunze ariho gutsindwa. Irari mu mirire rirwanya imibereho myiza n'amahoro, bityo habaho intambara ihanganyishije ibyifuzo bikomeye n'ibyoroheje by'umuntu. Ni ukuvuga ngo igihe turya twicara ku meza mabi kandi dufite ibyamwuka, ni ukuvuga ngo tuba dushoje intambara. Ibyo turya birarwanya ibyo twumvise cyangwa twize. Hahora hari intambara muri twebwe. Bavandimwe, Imana itabara ubwoko bwayo. Abavuga ko bizera ukuri bagomba gushishoza, bakirinda imbaraga z'umubiri, bakarinda imbaraga z'intekerezo.
igihamya cya 656 niho ngeze ndi gusoma ahavuga ngo abavuga ko bizera ukuri bagomba gushishoza maze bakarinda imbaraga z'umubiri n'iz'intekerezo kugira ngo Imana n'umurimo wayo badakozwa isoni na gato n'amagambo yabo cyangwa ibikorwa byabo. Imana idufashe ngo izina ry'Imana rituka mu bapagani kubera twe. Ameza yacu atukisha Imana. Akamenyero n'ibikorwa bigomba kugengwa n'ubushake bw'Imana. Tugomba kwitondera cyane imirire yacu. Umuja w'Imana arasoza avuga ngo neretswe neza ko ubwoko bw'Imana bugomba gushikama bukirinda kurya inyama. Mwene data shikama, fata umwanzuro. Wewe wawufashe shikama, kandi wowe utarawufata wufate, maze twese dushikame. Nugushikama kwihame nk'icyuma. Nk'uko abasore batatu byari bimeze i Babuloni niko byagenze. Babikoze batitaye yuko umwami igihe yabavumbura yabaca imitwe. Niyo mpamvu ikibazo cy'ubugingo gikomeye, kandi imbaraga ikirwanya ishingiye ku mirire. Igihamya kindi kiravuga kiti 659, abarya inyama birengagiza inama zose Imana yatanze ku byerekeranye n'iki kibazo. Abarya inyama birengagiza inama zose Imana yatanze ku byerekeranye n'iki kibazo. Nta gihamya bafite kibereka ko bari mu nzira ifite umutekano. Ibihamya bijya bitangwa ukuntu Yesu yatanze amafi, ukuntu Imana ariyo yahaye inyama abantu, nuko ngo ibihamya bigatangwa. Turinde iminwa yacu. Turinde iminwa yacu. N'ibyo bitekerezo bimeze gutyo bituruka mu kwangirika twagize. Ese ushingiye no ku bihe byonyine, igihe Yesu yari arimo n'uko inyanja zari zimeze kiriya gihe, n'ubwandu bwari buzirimo, ese watekereza cyangwa washyiramo ikimenyetso cyabihwanye ugereranije n'inyanja zo muri iyi minsi, ku buryo wafata ifi ryo mu gihe cya Yesu ukaringanya, waripima muri laboratoire wasanga ubuzima bwabyo n'indwara zabyo bihwanye n'ibyo turya muri iyi minsi? Mwene data witonde cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo nta gihamya ushobora kubona, nta rwitwazo na ruto bafite rubemerera kurya inyama z'amatungo yishwe. Umuvumo w'Imana uri mu nyamaswa zaremwe. Kenshi iyo abantu bariye inyama zijya kuborera mu gifu, maze zigateza indwara, zigateza amakanseri, zigateza ibibyimba, indwara zifata mu bihaha. Ibyo byose kenshi biterwa no kurya inyama. None ni gute twakwitungira amagara mazima? Ese turanywa amazi, tubyiga rwose, duti rwose amazi ndayemeye ariko nzakomeza ndya inyama? N'ayo mazi urayanywera ubusa, kuko uri guteza intambara gusa, ndetse kandi uri gukora umurimo utazigera ugera ku musozo. Igihamya cya 660, umuja w'Imana aratangira atangara avuga ati yaba buri wese yabasha gusobanukirwa n'ibi bintu neretswe. Abatagira icyo bitaho, abadaha agaciro ibyo kubaka imico yabo, abahora bararikiye inyama, ntibahirahira ngo basamire inyama z'inyamaswa zapfuye kugira ngo bahaze ipfa ryabo. Guhaza ipfa. Indyo nk'iyo yangiza amaraso binyuze mu mitsi anyuramo. Yiba twari dufite umwanya ngo twige noneho ibijyanye n'icyo biriya binure by'inyama nyinshi bigenda ukuntu bigenda bikaziba imitsi. Abantu benshi bakaba bafite hypertension, abantu benshi bakaba bafite indwara z'imitsi, ukabona imitsi yarizingazinze ndetse iripfundika. Indwara kandi zitavurwa. Imitima. Imana nitugirire neza. Ibyo ni byo umuja w'Imana yarabyeretswe ati yaba mwari mubonye ibyo neretswe. Amatungo aragenda arushaho kurwara. Ese nta buhamya ufite? Niba mufite amatungo murebe imiti muhora muyavuza buri munsi. Nanjye ibi ndabivuga naroroye. Naho ndi kubona ukuntu inyamaswa zaho, hari umuvandimwe uherutse kuba afite inkoko, twagiye kubona tubona zose zirapfuye.
twarumiwe inkoko nyinshi cyane. Ibi ni ibitugaragariza uburyo amatungo arushaho kugenda yandura. Inka zirwa ziterwa inshinge buri munsi, amahene nuko amatungo atajyaga arwara mu busanzwe mu bihe bya mbere. Ariko ubu biratangaje, ibi biratangaje. Umuja w'Imana yarakomeje aravuga ngo ntibigitinze ubwo n'abantu batari abadivantisite b'umunsi wa karindwi bazabona ko bagomba kureka kurya inyama. Ikibwirizwa cyabo kizaca hehe? Ntimugire ngo bazasomerwa nk'ibi ngibi koko ntibanabyizera ntibanabyemera, ariko bazabona ibiri kuba mu matungo, batinye bashishwe bagira ubwoba. Ibimenyetso ubwabyo bizababwiriza. Bazabona impfu, bazabona uko amatungo ari kugenda amera n'indwara ziyarimo, ubwabyo bibihanishe. None bene data, natwe icyo niyo kibwirizwa dutegereje. Ese dutegereje kwigishwa n'uko indwara zatubayeho nyinshi, y'uko abantu bariye inyama uwo mwanya bagahita bapfa? Nicyo kintu cyatwihanisha? Bavandimwe bene data, hari amahirwe ategereje ku batari abadivantisite nk'uko umuja w'Imana yavuze. Ese natwe twiyunge kuri bo dutegereza ayo mahirwe yabo? Ntabwo ariko bizagenda. Ibi biratangaje kandi birababaje. Ntabwo abadivantisite uyu munsi, dukurikije aho ibintu bigeze n'ibihamya twahawe n'inama twahawe n'ibyo turebesha amaso, twakagombye kuba turi kwiga n'iki cyigisho ubwacyo. Uyu wakabaye ari umucyo ahubwo turi guha abandi bavandimwe batigeze bagira amahirwe. Ariko birashoboka, reka no gukabya cyane, bishoboka ko hari nawe uyu munsi waba ari ubwa mbere usobanukiwe n'ibi bintu. Birashoboka rwose. Ntabwo umucyo ugerera ku bantu hose icyarimwe, ariko Imana idufashe cyane. Kandi wihutire mwene data kumvira ijwi ry'Umwami Imana uyu munsi. Bavandimwe mwese mwumvise uyu muburo w'uyu munsi, ndabinginze niba hariho ugifite ikibazo natakambira Uwiteka adutabare, maze upfukame winginga Imana. Ijuru ryiteguye guha imbaraga ubishaka wese. turashoje rero, kandi ndabararika ngo twese dusengere ibya mwuka byacu, kuko bifite umwanzi ukomeye ari wo mubiri. Imbaraga zari mu basore batatu zimanukire buri muntu wese muri twe. Mbisabye ninginga mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amena. Uwiteka abahire mwese. Imana nibishima izaduha ikindi gihe ejo, maze dukomeze tuganire ku Mana. Uwiteka abagirire neza.